Hello, hello. Kanizere ko mumeze neza. Kanizere ko mwongeye kwirirwa kandi mukomeye. Uyu munsi rero mbazaniye inkuru nziza pe. Inkuru nziza ya mbere ni uko bishoboka ko nkurikije iri tangazo rigaragara ko abantu bapurayinze bafite basabye kuza kwiga, birashoboka ko bashobora kuba imbasi izageraho igafungura igatanga appointment. So ni inkuru nziza. Ariko iyo siyo nashaka kuvugaho uyu munsi. Reka tubitangire gutya. Uvaga. Kuko mu giporone nuko bavuga announcement. So inkuru rero iteye iki? Iyo ugiye kuri website ya HEC, niho wabanza kujya. HEC yasohoye scholarship ku bantu bashaka kujya kwiga, ku bantu bashaka kuba baza kwiga muri Pologne. Ariko ikigaragara ni uko no kuri website y'ikigo gishinzwe Polish National Agency for Academic Exchange, naho iryo tangazo ririho yuko bashaka abantu baza kwiga binyuze mu kigo cyitwa NAVA, kuko twe dusoma va, ni ukuvuga ngo iyi nibwo ari nawa ariko wasoma NAVA. Bazanye porogaramu yitwa Banansi. Banansi rero iyi porogaramu ni porogaramu ihuriyeho na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga hamwe n'ikigo gishinzwe uburezi, bakaba mu rwego rwo kugira ngo bagire Polish Development Cooperation Program. So iryo rero yatumye bakora ibyiciro bigeze bafata ibihugu bagomba guha ama scholarship abanyeshuri bakaza kwiga, cyane cyane bize amasiyansi. Reka turebe icyo umuntu uzahabwa iyi scholarship azajya ibyo asabwa mbere na mbere. Icya mbere, usabwa kuba uri umuntu witeguye kwiga masters. Icya kabiri, ukaba uzayiga mu mashuri ya leta ku buntu. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuze amashuri ya leta ni icyo twita university z'imijyi, nk'uko kunabivuze muri chapitre zabanje. Tugira hano muri Pologne tugira amakaminuza y'imijyi, tukagira amakaminuza twakwita nk'ay'intara, tukagira amakaminuza bita University of. Aya amakaminuza menshi yubakitse gutyo aba ari amakaminuza ya leta. Tukagira n'icyo bita amapolitekinika. Politekinika nizo twakwita ni amashuri y'imyuga. Rero aho uba wiga biba biri seriye. Muri politekinika no mu ma University of muba mwiga pe, ko niho nize. Nta bintu by'imikino ho baragusibiza, nta bintu by'imikino biba birimo. So rero icyo uba wemerewe, uzajya wemerewe scholarship y'ibihumbi 1,800 ku kwezi, bayishyure mu gihe cy'amezi 12. Ariko aya mafaranga navuga ko ntabwo ari make ugereranyije n'ibyo ushobora kuyaguramo. Urugero, uba mu icumbi rya kaminuza wazajya usagura nk'igihumbi cy'amazeroti. Ubwo byaterwa n'umujyi nanone wagiyemo, kuko ntujya mu mujyi munini hari igihe ushobora gusanga ari icumbi. Rero ubwo bivuze ngo ho birashoboka ko amakaminuza mu macumbi aho muzajya muba mu macumbi ya kaminuza, wenda bakaba bafitanye imikoranire y'uko mutazajya mwishyura, ko ndahamya ko nk'aya mafaranga baba batanze waso utabasha kubamo, Varshava ntabwo wabasha kubamo. Ubwo indi bashobora gushyiraho avantage y'uko amatike yo kugenda baguhereza 50% ya bonus, ku buryo uba ushobora kwishyura itike. Niba abandi nkanjye ngendera ahantu ngendera itike y'100%, wowe ugasanga ugende nk'amafaranga 40. Rero iyo ni imwe mu mavantage. Rero ibihugu bizaba birimo muri competition ni igihugu cya Albania, Angola, Argentine, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Bosnia na Herzegovina, Brazil, Montenegro, Democratic Republic of Congo, Egypt, Ecuador, Ethiopia, Philippines, Georgia, India, Indonesia, Iraq, Iran, Yemen, Jordania, Kazakhstan, Kenya, Colombia, Kosovo, Lebanon, North Macedonia, Mexico, Moldova, Mongolia, Nepal, Nigeria, Palestine,
Papua Nouvelle Guinea, Peru, Rwanda, Senegal, Serbia, Tanzania, Tunisia, Ukraine, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam na Zambia. Kubera iki hano hari ibihugu utabonamo? Tuvuge kubera iki nk'Uburundi utabonamo hano? Nuko ubundi normally basanzwe bahereza izi buruse abantu ahantu bafite ambasade, ni kubera ni avantage batanga. Urumva nk'uko utabonyemo Zimbabwe, utabonyemo ibindi bihugu, utabonyemo Uganda, ni ukubera ko nta ambasade ihari. So mpamya ko twebwe kubera nk'uko mwabibonye mu minsi ishize perezida wa Polonye Duda yaje mu Rwanda, ibyo rero bishobora kuba byaratumye habamo MOUs zishobora gutuma ziduhereza izo avantage. So ibyo umukandida arasabwa kuba yujuje, umukandida agomba kuba ari umunyarwanda, ari umuturage w'igihugu muri biriya bihugu nasomye haruguru, akaba atarigeze asaba ubwenegihugu cyangwa atarigeze agerageza kubusaba, akaba ateganya kwiga masters cyangwa n'amashuri ajyanye nabyo muri winter semester izaza ya 2020-2025, na ubwo ni uguhera mu kwa 10/24, mu kuba byibuze mu gihe arimo gutanga dokima ze ari muri last semester. Ikindi kuba atarigeze abona masters. Ikindi kuba atarigeze ahabwa scholarship iturutse muri Nava Direct cyangwa Nava Scholarship. Kandi kuba yemera cyangwa kuba ashobora, aramutse afite ikidokima kivuga yuko afite A1 mu giporone cyangwa A2 nako B2 mu gihe ashaka kuziga masters mu gipolish. Ikindi kuba ashobora kuvuga icyongereza afite certificate ya B1 ya B2 mu gihe asabwa kwiga mu cyongereza. Ariko aka kadokima kenshi ubundi mu buryo buri official, iyi dokima uyihabwa, ushobora gukora TOEFL cyangwa ugakora International English Language Certificate. Ariko iyo waramutse warize masters nako bachelor degree, urugero ndumva nk'abantu bigaga muri UR hari certificate babahaga ya tuhumutme, bahitaga gute, bahitaga tuhumutme. Iyo dokima ndumva hari dokima mfite batanga muri University of Rwanda ikonfirma ko wize amasomo yawe mu cyongereza. Rero iyo wize amasomo yawe mu cyongereza, icyo gihe ntago B1 akenshi ntago bayisaba. So ibyo bintu ni ibyo navuga, ibindi ni ukugenda ubireba uko amasomo azaba ameze. Ikindi hazaba interview, ibindi link ndaza kuyishyira hariya, ndaza kuyishyira munsi y'ikiganiro ku buryo nawe wagenda ukagerageza ukareba uko ibintu bimeze. So ibihugu rero muzamuhanganye ni ibi, ni scholarship group number 1, group number 2, twebwe rero turi muri group number 3 I think. So group number 4. So nkuko nabivuze bazajya baguhereza amafaranga 1,800, ariko ikiza cy'ayo mafaranga aramutse ari tax free ntago yaba ari make, kuko kandi ikindi ufite avantage nk'umunyeshuri wigiye ubuntu, nta ibindi bintu bigutwara amafaranga. Ikindi ushobora ufite avantage zo kwemererwa gukora, numva yaba ari wagerageza opportunity. Gusa icyo nanabikundiye ni iki, nuko nkuko twaba tumaze iminsi duhangayitse tuvuga ngo hari abantu bapurayinze bashaka kuza kwiga, niba bazaba basaba ko mu kwa 10 aba banyeshuri bazahabwa scholarship bazaba baraje. Bivuze iki? Bivuze ngo ntago barashoboka ko ya systeme bakapingaga bafungaga systeme noneho bazayifungura natwe abanyarwanda tukaza. So nzishimira kubabona tugahura tukaganira ubwoba bushire. Nizera ko Imana iciye inzira, rero tuzatugumya duhanahana amakuru. Wene warasendinze application kuri kaminuza, gerageza ukomeze uvugane nabo, ubajyane muri mood. Nibaguhereza dokima uzibuke, hari igihe bashobora kukohereza dokima nkuko nabivuze, uzajya kuzifata kuri DHL
hariya mu mujyi munsi ya shike niho bakorera, ugomba kuzaba utwara dokima ziri updated, ukaba ufite insurance, ukaba ufite na za dokima zose, ku buryo tukazahura turimo kuvuga ati cheche jindobure, turimo kuganira umbwira ukuntu wari ufite ubwoba, kandi muhumure, ndizera ko niba aba bagenzi bacu bazahabwa izi scholarship bazajya Tanzania gushaka visa, nawe ushobora kuyibonamo, we humura ugerageze ukurikire, kandi tujye duhanahana amakuru dufashanye, ndizera neza ko iyo opportunité niza itazaducika, kandi nzabona benshi, tugakomeza tugateza u Rwanda rwacu imbere, tukagumya kurugira paradizo. Rero niyo nkuru nari mbafitiye, kandi ndizera ko byibuze kuri ba bantu bari bamaze iminsi bahangayitse, ndizera ko iyi nkuru ishobora gutangira ikakuremamo icyizere, ugatangira ukumva ko byose bishoboka. Rero mbikoze nihuta, nagerageje kubivuga nihuta, ariko niyo nkuru nashaka kubabwira, kuguhumuriza nkubwira ngo niba hari abanyeshuri bazaturuka mu Rwanda, uko bisa kose sisiteme bashobora kuzayifungura. Ni inkuru nziza rero. Hari ikindi, ibindi reka tuzasubire aho ubutaha. Rero ndabashimiye, mukore like, share na comment, ni ukuri muba muduteye ingabo mu bitugu, kandi muba mutweretse ko ibyo dukora tutarimo kuruhira ubusa. Ubundi topiki ntakagaruka. Rero mbifurije amahoro y'Imana, Imana ibarinde. See you. Ibihe byiza.